reka ntangarise abagabo, ababyeyi, abasore n'inkumi ndetse n'urubyiruko muri iyi minsi. Ikintu kimwe Imana yansanze irambwira ngo mbwire abantu bari mu mahanga bubahutse izina ry'Imana, batukishije izina ry'Uwera wa Isirayeli, batukishije Yesu, bamukura mu bugingo bwabo, baramurambika, bariyandurisha, amafaranga arabatwara. Muri amasaha mwumva iyo mpanda, igihe kirageze abantu bagiye mu mahanga, mwubahutse Imana, igihe kirageze. Imana igiye guhuhisha umuyaga, yongere ibagarure mu bihugu byanyu, kuko mutayubashe, mwarashayishije amafaranga murayimuza Imana. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Umuyaga ugiye guhuha, umuyaga ugiye guhuha mu gihugu cy'u Rwanda, umuyaga ugiye guhuha mu mahanga. Reka mbabwire mwebwe mwubahutse izina ry'Imana, Imana igiye kongera kwigarukira bundi bushyashya, igiye kongera kwimika bundi bushyashya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kugira neza cyangwa se kugira imbabazi muri wowe. Wa mugabo, Imana ishaka ngo ugire imbabazi. Wa mubyeyi we, Imana ishaka ngo ugire imbabazi. Yewe ukomeye, uworoheje, uw'umudendezo, ni iryo kwamamaza ibya Yesu, mukabwira abantu iby'urutse imitima, mukabwira abantu mutabakanga, mubwira abantu yuko ubusinzi ari icyaha, mubwira abantu yuko ubusambanyi ari icyaha. Mwikwitwaza ijambo ry'Imana ngo mugibishemo. Abantu benshi mwarabanyaze, amarira ageze imbere y'Imana, muri kunyaga abantu ibintu byabo. Abantu muri iyi minsi nta mbabazi bakigira, imbabazi zabavuyemo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu batakigira imbabazi, mwongere mugire urukundo rwa mbere, mwongere mugire imbabazi. Imana yararakaye, yarababaye. Bapasiteri, Imana yararakaye. Mwabasambanyi mwe, Imana yararakaye. Mwabasinzi mwe, Imana yararakaye. Imana itugirire neza. Nababwira yuko igihe kirageze, Imana igarutse ku nsengero. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, udukunda kandi gakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubane nawe, kandi ineza y'Imana ikomeye ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye, ku migabane itandukanye. Mwese mudukurikiye muri kano kanya, kandi mwese mukamukunda ijambo ry'Imana, mukamukunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwese tubahaye ikaze, tubararikiye kugira ngo mukurikire icyo Imana igiye kunyuza mu mwana wayo muri kano kanya. Nitwa Berine Paul, ngiye uri kuri kamera, ndi kumwe na Oliva, muramuzi. Niyo tugiye kubana muri kano kanya. Dukunda Imana irimo Oliva, kandi natwe turamukunda Oliva, kuko yemera gucumbikira iyo Mana kugira ngo ikorere muri we, akorere munsi y'ukuboko kwayo. Oliva, turagusuje mu izina rya Yesu. Wenda basuhuze mu izina rya Yesu. Nshimye Imana kuko yaduhaye uyu munsi. Imvura yaraguye mu iyi minsi, mu minsi ibiri ishize. Imana yaraturinze, abandi amazu yaragurutse, hariho abapfuye, ariko twebwe yaraturinze. Kandi namwe turi kumwe aha ngaha kuri social media, ndabona Imana yarabarinze, ntacu mubaye. Namwe rero abari mu mahanga ndabasuhuje cyane. Imana ibambere umugisha, abanyarwanda Imana ibambere umugisha, abagihumeka, abatarasenywe n'ibiza nabwo ndetse n'abanyu ntibapfe ntibabigenderemo. Imana rero ibambere umugisha, ndabasuhuje, mbasabiye amahoro, uburinzi ndetse no kuzabona umwami Imana. Ibyo ubasabiye nanjye ndabigusabiye mu izina rya Yesu Kristo, Imana igukubire. Amen. Wari umeze neza ariko n'ahandi? Umeze neza. Ndakubona umeze neza, ntureba waramwenyuye mpita mbona ko umeze neza cyane. Turashima Imana. Reka ngusabe kandi Oliva, abantu benshi baduteze amatwi muri kano kanya bari no kukureba, ntago baguherutse, bagukumbuye. Ufite abagukunda benshi, wari ubizi? Ntabwo mbizi. Ndabikubwiye, ufite abantu benshi bagukunda. Reka ngusabe ubasuhuze n'abagiye gukunda muri kano kanya. Abantu rero bankunda, bafite urukundo ruva muri Yesu Kristo, naye ndabasuhuje kandi ndabayambiye, naye ndabakunda mu izina rya Yesu.
urakoze cyane. Oliva, turi mu minsi ugenda ubona ibintu bigenda bitandukanye, cyane cyane yuko watubwiraga ngo ibyo bintu by'ibiza ntabwo twabiherukaga, tugenda twumva hirya no hino ibintu bigenda biri bishyashya mu matwi yacu. Iyi niyo minsi y'imperuka mwahanuraga? Yesu ntabwo araza, ariko kuza kwe kurerekanwa. Ibihe n'ibimenyetso Yesu yavuze bimwe na bimwe twagiye tubibona. Icyo rero dutegereje ni impanda. bivuye ngo nubwo twiteguye, n'ubu ndi hano ndi kuri uru rubuga Yesu yaza. Ntabwo Yesu araza, ariko kuza kwe kurimo kwerekanwa yuko abantu turimo tutabireba cyangwa ngo tube maso. Yego, reka tugusabe no twinjire mu butumwa bw'uyu munsi Imana ashyize ku mutima wawe. Niba ngombwa ko tuganire, ariko abantu babifuza yuko tuza tugahita tuguha umwanya ukatugezaho icyo Imana yashyize ku mutima wawe, cyane cyane yuko aba ari ngombwa kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tugusabe, urasenga Imana ubundi uhanura uko wategetswe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urashari Imana ivuga bikaba, yateka bigakomera. Amasanga turagushimye, ma turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwabanye natwe. Iki cyumweru cyose waraturinze, tugeze ku munsi wo ku isabato tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi babuze ababo, ariko twebwe waturinze. Turagushimye kuko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turi gutambuka bikemera. Izina ryawe niriganze. Mana, nageze imbere y'ubwisa bwawe, naje Uwiteka Data wa twese kwamamaza ibyawe. Ntaba ari ngewe mucunguzi mwiza, mbohoje ikirere kizima, mfunze amarembo y'ikuzimu, ndananiza ibyananiza muri aya masaha. Mana, undinde kuvuga utavuze, icyubahiro cyanjye kigwe hasi hagaragara icyawe mu izina ryawe Yesu. Kandi ndahantu Mana, badayimoni bo guhora, dayimoni bifuye ku buzima bwanjye, ku rugo rwanjye, ku miryango yanjye, mu izina ryawe Yesu. Iyo yose ndayitatanije, umuriro w'Imana iwururuke, ikirere niceyuke. Mana, ijambo rirera kandi rirakiranuka, byabayeho tutarabaho. Ntabwo ijambo twarisengera, sengera imitima ya benshi igiye kumva ijambo, sengera amatwi ya benshi agiye kumva ijambo. Reka Mwami Imana, bagiye kumva ijambo ryawe, Mana, ubahe umugisha kandi ubahe gutega amatwi. Mana, bumve mu izina rya Yesu. Nanjye Uwiteka Mwami ugiye kubana nawe, Uwiteka undinde undengere. Icyubahiro cyacu Mwami, Uwiteka kigwa hasi hagaragara icyawe. Tubisabye twizeye ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Hari icyo nkwaka Mwami, nubwo mbora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Mpanagurwe hose Mwami, umuriro niba ushaka, kiri ibyaha birimburwe, kiri ibyaha birimburwe. Mpanagurwe hose Mwami, umuriro niba ushaka, kiri ibyaha birimburwe, kiri ibyaha birimburwe. Amen. Imana itugirire neza. Tuje kureba amagambo cyangwa se kubabwira ku magambo y'Imana ari muri Matayo 5. Turasoma duhereye hano ku murongo wa 7. Umutwe w'amagambo reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo, ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Imana yacu nidufashe, itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Muri iyi byavuze ngo hari icyo nkwaka Mwami, nubwo mpora ngirute ngucumuraho. Aravuga ngo umboneze. Aravuga ati amazi n'umuriro binyeze. Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga. Aya ni amagambo rero tugiye gusoma yo muri Matayo. Imana nishimwe kandi tugirire neza. Haravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa.
hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko abo ngabo ari abana b'Imana. Imana yacu ni ishimwe. Imana nidufashe tugirire neza kandi twambike imbaraga. Hahirwa abanyembabazi, aribo bazagira ute? Bazazigirirwa. Yewe munyarwanda, yewe munyarwandakazi, yewe uri mu mahanga, yewe uri mu kazi kawe, Imana itugirire neza. Iyi minsi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo kugira neza cyangwa se kugira imbabazi muri wowe. Wa mugabo Imana ishaka ngo ugire imbabazi, wa mubyeyi we Imana ishaka ngo ugire imbabazi, yewe ukomeye uworoheje uw'umudendezo Imana irashaka ngo ugire imbabazi muri wowe. Imana nidufashe kandi itugirire neza, twambike imbaraga. Amen. Kandi ngo hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana nidufashe. Yewe urenganirizwa gukiranuka, urahirwa, ubwami bwo mu ijuru ni ubwawe. Imana idufashe tugire neza. Muri iyi minsi abantu bari gukiranirwa ntabwo bagikiranuka. Imana idufashe. Abantu bari kwifata uko bishakiye, bari kwigendera uko bishakiye. Iyi Bibiliya bayifashe mbese nk'imvaho. Izi mvaho mubona bagendana bamanika no mu nzu cyangwa se bikamera nk'ibipapuro bano bamwe bagenda by'ibikaratasi bidafite icyo bimaze, na Bibiliya niko bayifashe. Imana idufashe tugirire neza kandi twiteho. Abantu muri iyi minsi nta mbabazi bakigira, imbabazi zabavuyemo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu batakigira imbabazi, mwongere mugire urukundo rwa mbere, mwongere mugire imbabazi muri mwebwe, kuko niba utagira imbabazi nawe Yesu cyangwa Imana ntabwo izakubabarira. Kubera ko utagira imbabazi muri wowe ukumva yuko Imana yazakubabarira gute? Ntabwo yakubabarira. Imana nidufashe. Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Abafite imbabazi murahirwa. Abafite imbabazi Imana izabagirira neza. Abafite imbabazi uyu mwaka Imana igiye kubagirira neza. Abafite imbabazi namwe Imana uyu mwaka irabagirira imbabazi. Iragirira imbabazi abana banyu, iragirira imbabazi abagabo banyu. Mwa bagabo mwe Imana iragirira imbabazi abadamu banyu. Naho wava mu mubiri uyu munsi wa mugabo wahantu wicaye hose wagiraga umutima w'imbabazi, nawe nubwo wawe Imana yaragucuye, nawe Imana izayibukira kuri za mbabazi zawe, izagirira neza imfubyi zawe, izagirira neza urugo rwawe nubwo warusize. Imana yacu nitugirire neza. Bahanuzi murahirwa niba mufite imbabazi, namwe Imana izabagirira imbabazi. Bahanuzi bo muri iyi minsi nta mbabazi mukigira, kwirirwa mukenyuruza abantu b'abakene, mukirirwa mukenyuruza abantu baburaye, aho kugira ngo mubagirire neza, ahubwo nta mbabazi mukibafatira, ahubwo murimo mubanyaga, murimo mubambura. Ibyo byose Imana ntabwo byayinejeje. Imana yacu nishimwe kandi tugirire neza. Hari ikintu kimwe Imana yansanze irambwira ngo mbwira abantu bari mu mahanga bubahutse izina ry'Imana, batukishije izina ry'Uwera wa Isirayeli, batukishije Yesu, bamukura mu bugingo bwabo, baramurambika, bariyandurisha, amafaranga arabatwara, ukabona ko ari wihagije uri muri ayo mahanga. Imana yambwiye yuko abantu bari mu mahanga bayivogeye, igihe kirageze igiye kubakura muri ayo mahanga, yongere bagarure mu gihugu cyanyu mwahozemo cyangwa mu bihugu byanyu mwahozemo. Imana ibagirire neza. Reka muri amasaha mwumve iyo mpanda, igihe kirageze abantu bagiye mu mahanga mwubahutse Imana, igihe kirageze Imana igiye guhuhisha umuyaga, yongere bagarure mu bihugu byanyu kuko mutayubashe, mwarashayishije amafaranga murayimuza Imana, mwurutse umwuka wera, ariko Imana iri kumbwira ngo igihe kirageze yongere basubize ahantu mwavuye. Nimutubaha Imana. Imana ibagirire neza. Yemwe bahanuzi muri iyi minsi mufitanye n'Imana urubanza, iri vugabutumwa Imana yaduhaye benshi rizabarimbuza, bandi rizabahesha iki? Ubugingo. Iri jambo ni ryo kwamamaza ibya Yesu, mukabwira abantu ibyurutse imitima, mukabwira abantu mutabakanga, mubwira abantu yuko ubusinzi ari icyaha, mubwira abantu yuko ubusambanyi ari icyaha. Mwikwitwaza ijambo ry'Imana ngo mugibishemo. Abantu benshi mwarabanyaze, amarira ageze imbere y'Imana, muri kunyaga abantu ibintu
ibintu byabo mukagenda mukabyita ibyanyu mukabanyaga. Ariko Imana yararakaye yarababaye. Imana iragirira neza imbabazi umuhanuzikazi umupasiteri wagize imbabazi, kumva ko umurwayi aguteye imbabazi ukamusengera. Nta mbabazi mwagize muri mwebwe bahanuzi mudafite imbabazi, mukagenda mukashayisha mukavuga muti umurwayi ntitwamusengera. Ese mwebwe iyo mugiye kwa muganga ntibabakirana imbabazi bakabavurira ubuntu n'imbabazi? Ese hari ikindi kintu bagira bababwira ngo mbese babateragirane babagira ute? Barabigeze babasohora. Ni kuki abarwayi bari kuza imbere yanyu, abarwayi bafite ibyaha, umuntu ukamubwira igitangaza avuga ngo umubwire icyaha aciwe, uri kumubwira igitangaza, warangiza ukamwaka amafaranga avuga ngo umubwire icyaha ni iki ngiki, womore uruguma rwiwe ngo rukire, wamara kumukiza ubugingo bwe ukaburokora, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Ahubwo nta mbabazi ibyawe ni ukumusoroma. Ugenda uvuga uti karinze munyage ndebe icyo namusoromaho. Imana yararakaye yarababaye. Bapasiteri, Imana yararakaye. Mwabasambanyi mwe, Imana yararakaye. Mwabasinzi mwe, Imana yararakaye. Imana itugirire neza. Nababwira yuko igihe kirageze, Imana igarutse ku nsengero. Igihe kirageze, Imana ije kwikorera umurimo. Niyo yatangije umurimo, niyo izawusoza. Imana idufashe itugirire neza. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Umuyaga ugiye guhuha. Umuyaga ugiye guhuha mu gihugu cy'u Rwanda, umuyaga ugiye guhuha mu mahanga. Reka mbabwire mwebwe mwubahutse izina ry'Imana. Imana igiye kongera kwigarukira bundi bushyashya, igiye kongera kwimika bundi bushyashya. Imana itugirire neza. Reka ntangarize abagabo, ababyeyi, abasore n'inkumi ndetse n'urubyiruko muri iyi minsi. Niba Imana yaraguhaye ibitsanyo, ibitsanyo bihetse ufite ubusambanyi, ibitsanyo bihetse wa mupasiteri uri umuhehesi, ibitsanyo bibitse wa muhanuzikazi we wifuza umugabo w'abandi, ibitsanyo bibitse wa mugabo w'umuhanuzi uri kwifuza umugore w'abandi. Reka nkubwire ngo ijisho ry'Imana rirareba, igihe kirageze Imana izibonane nawe. Niba uzi ko uri umuhehesi ukaba uri umusambanyi, wikwiriza uzanga kuri social media wirirwa uvuga uhumanya ubwoko bw'Imana, uraza kubwira ko abantu ugifite ubuhehesi ukiri umusambanyi. Birababaje, biteye agahinda kuba ngira umuhehesi ntakinyurwa n'umugabo Imana yampaye, kirirwa nshinyuma umugabo narangiza ngo njye hano ku rubuga. Reka mbabwire igihe kirageze kuri social media. Imana benshi irabirukanye kandi vuba bidatinze. Imana nitugirire neza. Imana itugirire neza kandi nidufashe, itwambike imbaraga. Iki ni igihe Imana ije kunyeganyeza isi. Ije kunyeganyeza isi. Imana ije kureba, ireba iri gukorerwa mu isi. Imana yarababaye, yararakaye cyane. Umuntu ari gukoresha umukozi akamukoresha iwe mu rugo, ni umukozi wizaniye, ari gukorera amafaranga, ariko wamufashe mbese wamufashe nka pepeje n'icyo bihanaguza, ukabona ko atari umukozi mu rugo, ukabona ko atari umuntu, ukamujugunya, mbese ugasanga umugaraguza hagati. Imana yararakaye yemwe batunze abakozi mu ngo. Namwe Imana yarababonye, mugende mwihane, mwifataho abakozi nk'ibyo ntagazi, kuko igihe kirageze. Imana yararakaye. Yaba ari umukozi uko yifashe kose nubwo ari mubi, nawe Uwiteka Imana azabimubaza. Abantu bafite abakozi mu ngo zanyu mwihane, nta mbabazi mwagize muri mwebwe. Reba icyatumye uwo muntu ahaguruka. Yahagurutse kubera ubukene. Ntawe ukora ikiboyi ari uko yishimye, ntawirirwa afata imyanda y'abana batarabe yishimye, ahubwo nuko ari ugushakisha indamu ngo arebe ukuntu yabaho. Warangiza wowe ubwawe ukiri kugaragaza umukozi hagati. Imana yararakaye, nta mbabazi mufite. Yemwe babyeyi mukoresha abakozi, nta mbabazi mufite. Imana ibagirire neza. Imana ibagirire neza. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana Imana yaraduhaye, yaduhaye ubuhanuzi, yego nibyo.
iduhaye ivugabutumwa. Nuvuga ivugabutumwa neza, iri vugabutumwa rizakugezaho ababyeyi batakugejeje. Nuvuga ivugabutumwa neza, iri vugabutumwa rizakugaburira utabigizemo uruhare. Vuga ivugabutumwa ryawe neza, nurangiza ntugerekeho n'ibindi, nurangiza ntugerekeho ubucakura. Imana izakugirira neza. Iri jambo cyangwa se umwuka w'Imana Imana yaduhaye ni uwo kugutsindishiriza wowe ubwawe mu mwuka yaguhaye, ukamenya niba uri umusinzi ntiwirirwe uza kubeshya, ukamenya icyaha icyo ari cyo. Mwuka w'Imana yaguhaye kugira ngo ukirishe abandi bakire, ubakize ibisebe mbese bigende byume. Navuga ibyaha ariko ntabwo ariko biri. Imana idufashe itugirire neza, kandi Imana ibambike iki imbaraga. Reka muri iyi minsi rero dukiranukire gato na kanini. Muri iyi minsi rero reka tugire umutima w'imbabazi. Bantu imitima yabavuyemo, reka rero imitima yacu yongere igire impuhwe n'imbabazi, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe iki, rihabwe icubahiro. Nta mbabazi abantu bakigira. Uri kubona umuntu arashonje, umuntu yaburaye, warangiza ukavuga uti oya sinamugaburira. Niba ufite umutima w'imbabazi uri kugaburira abangahe? Igihe kirageze Imana ije kureba, irebe ukuntu uri kugaburira abandi bagize umutima w'imbabazi. Imana yacu itugirire neza, itwambike imbaraga. Reka rero aho uri hose, waba ukomeye gira umutima w'imbabazi, waba worohewe gira umutima w'imbabazi, waba uri hehe hose mu mahanga gira umutima w'imbabazi. Imana itugirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa umunyembabazi kuko ari we uzazigirirwa. Rero amagambo y'Imana agira aho abakura, agire n'aho abashira. Ijambo ry'Imana umwami Imana yantumye nayo ngayo. Imana ibambere umugisha. Yego, urakoze cyane ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza utambukijeho kandi butoroshye budusaba kongera kugira imbabazi. Ese wenda tugendeye ku butumwa Imana yaguhaye, iyi minsi urebye abantu muri rusange, turebye abantu muri rusange natwe turimo, imbabazi harabura iki kugira ngo abantu bagire imbabazi, ko na Yesu yatugiriye imbabazi? Impamvu bamwe batakigira imbabazi, umwuka w'Imana wagiye ubavamo, ugasanga nta mbabazi bakigira, nta mpuhwe, ahubwo basigaye bameze nk'ibikanka. Ugasanga umuntu yabaye nk'intare, kandi imbere wari uzi ko ari umuntu mwiza, ariko ubu ngubu niwe gufata umwanya wo kuvuga ati uyu munsi tugomba kugambanira Oliva, tugomba kumugambanira, tugomba kugambana mbese ku buryo arahura n'akaga. Izo nazo ntabwo ari imbabazi. Abantu nta mbabazi bakigira, ahubwo bisaba ngo twongere twegere Imana, twongere duhamagare ubusabane, tubyire Imana ngo Mana tugaruremo bya bihe by'imbabazi. Numara kubitugaruriramo imbabazi ni ukuri tuzongera tuzigire. Imana rero itugirire neza cyane. Kuri izi mbuga nkoranyambaga wazivuzeho nazo, izi YouTube ni umurongo, ni uburyo Imana yari yatanze kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, badashoboye kujya mu nsengero bumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abashaka kumva ijambo ry'Imana aho yaba aherereye hose yumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko bamwe twazigize igikoresho cy'ubwambuzi, reka mbivuge gutyo, igikoresho cy'ubwambuzi cyo kwambura abandi bantu bitwaje izina Imana, abandi bakorera ibindi bintu biteye isoni bitandukanye, icyo zari zaziye usanga atari cyo ziri gukoreshwa. Twagiye wagarutse ku bakozi b'Imana baza bagakora umurimo w'Imana ariko badahamanyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi bari kukureba kuri social media, bari kukureba nawe uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ahantu henshi, ahantu abantu benshi bicaye bavuga Imana, bagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana, bituma bamwe banga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko biturutse kuri zino mbuga. Uyu munsi nka Oliva turi kubona, turemera gute noneho ko ari umukozi w'Imana atameze nk'aba bandi, cyane ko benshi baje bagatoba iryo riba? Kuri social media abantu benshi baraje barahatoba, abandi mbese barahanduza. Ni ukuvuga ngo rero aha kuri urubuga kugira ngo Imana bamwe irushireho, hari abantu benshi bari bakomeretse, kugira abantu mbese babomora inguma, abantu bumva ubutumwa. Hari ahantu bamwe batabwumvaga ariko aha ngaha baragenda bakabwumva. Burya Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Burya nta kuntu bazaba ngo Oliva ni umusambanyi burya ntari we batambonye. Kiriya ni ikinyoma, barabeshya. Nta kuntu baba bati Oliva muri iyi minsi asigaye asambana, asigaye asinda batambonye. Imana itugirire neza. Rero kuri urubuga
burya abantu batureba, wenda muri komenti hari abashobora kubyandika simbizi, abantu batureba hano ku rubuga, nimba Olive koko afite izindi mbuto, nimba mu byo avuga hari ibifasha abantu, ibyo byose baba batureba. Hari igihe umuntu asigaye avuga ku rubuga, bamuhamagara akavuga ati nyabuneka mbere bwawe ngo usengere urampereza ituro, kandi Yesu ntabwo yadutumye amaturo. Yaravuze ngo nimugende mu misozi, nta mvumba mbatuye ngo mujyane, nta n'amakuta mu mifuka yanyu mbatumye. Yarabwiye ngo mugende uko mumeze kose. Cokoze ijambo ry'Imana ntabwo twarisiga, ariko abantu bagenda bakabivanga. Bafashe ijambo ry'Imana baragenda bararyibisha, kugira ngo asengere nepo, amafaranga niyo yasize imbere, amakuta manza yashiye mu mufuka aboneho gusengera, nyamara naragenda gutuburire, nta n'ibintu bizima ari bukubwire. Naho ngaho rero Imana iri kutureba ikabona twarapfuye. Hari ijambo bita ngo tugire ubwenge, ijambo ryategetswe tugire ubwenge. Imana yatinze kudutabara, ariko duha uburyo dushobora gukuramo abantu amafaranga tukagera aho tugera. Ntabwo Yesu yavuze ngo tugire ubwenge. Kugira ubwenge ntabwo ari ubwo kwiba, ahubwo mu murimo w'Imana hari abishwa ngo nimba ni gukorera Imana nzabonamo ubukire. Muri uwo murimo w'Imana wabonamo ishuri ry'Imana ukaryigamo, ukaburara ukanabwirirwa, kandi Imana ikabyemera ikubona. Muri uwo murimo w'Imana hari igihe Satani nawe akurwanya kugira ngo umurimo w'Imana ugire ute we gutera imbere, nibyo. Ariko ahangaha ku rubuga ntabwo uzakora uvuga ngo ndashakisha amafaranga mu bantu, mu banyarwanda, mu bantu mbese ngo bari mu mahanga hanze. Uribeshya. Narababwiye ngo umuhinzi iyo yagiye gushaka akazi, twafataga amasuka yacu tukayakurarite. Aha ni kurarite twibere, niko navuga kuri social media. Wayakurarite urakora, umuntu waguhaye umurima akawuhinga neza. Iyo wiriwe mu murima utadeshe, wanezeje nyiri umurima, ntiwirirwe wishingikirije umuhini. Ariko umuntu yishingikiriza umuhini akirirwa ahagaze adesha n'abandi. Iyo abonye rero wakoze neza, arongera batumva rero uyu munsi n'ejo nepo na Olive muzagaruke, ariko mwebwe cyangwa se wowe ntugaruke, bitewe n'uko yabonye wagize ute wanebwe. No mu murimo w'Imana rero, umuntu wakoze neza, igihe kirageze uyu mwaka Imana ije guhemba umuhanuzi uhagazemo neza, utarambuye amafaranga y'abandi, utarafashe ngo bampereze inzu, wirigwe ubeshya. Umuntu akamubwira ngo mbese inzu ubamo niyo amafaranga ngashye. Yego, niba ari mu nzu y'ibihumbi 20 kandi ntihari, aratanga bati ngewe ni mu nzu y'ibihumbi 200. Yego, kandi atari 200. Burya urabesha, ufite ikinyoma, Imana nize ururuka izaguhana. Bwiza umuntu kuri umubwiye uti ni mu nzu y'ibihumbi 25, wa muntu azumva yuko uri mu bupfundanwa, avuga ati uyu munsi ndakora mu nzu y'ibihumbi 25 Olive, ndagushyira ahantu hagutse ubone ujyamisha umwana n'abashitsi. Ibyo ngibyo ni byo Imana ishaka. Uwo muntu azagira umutima ukunze, ariko numubesha ngo uri mu nzu y'ibihumbi 200, uri mu bihumbi 25, umubwiriza ukuri, Imana izakubaraho icyaha. Icyo ni icyaha gikomeye cyane. Yego, reka tugushimire ku butumwa utambukije, kandi twizeye yuko umwami nagushoboza akaguha ubundi butumwa tuzongera tukakubona. Yego, Imana y'amahoro rero niguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro yivange mu byawe. Imana y'amahoro yumve gusenga kwawe, kandi Imana y'amahoro yakire kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Olive twenye ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, ariko ubutumwa kandi watambukije hari benshi bwagiye bukomanga, hari benshi bagiye birebera muri iyo ndorerwamo bagasanga hari ibizinga bibariho, bashaka ko ibyo bizinga bibavaho, barashaka kongera bagasubira mu nzira umwami Imana abishimira. Bakubona kuri nimero kugira ngo ubafashe muri urwo rugendo. Nomero yanjye ni 0788 210 453. Isubiremo 0788 210 453. Twatangiye dusenga, reka dusuze dusenga. Mana yacu turagushimye kubwo ijambo ryawe, Mana data batwese utambukije. Mu izina ryawe Yesu,
ndasenze ngo imitima ya benshi bacumvira ijambo. Mana, iri jambo riherekeze, iri jambo riha imbaraga n'amavuta, iri jambo rigere kuri muntu wese, uryumvise ahinda umushitsi yihane mu izina ryawe Yesu. Ribera abantu benshi inkomezi, ribera abantu bari mu mahanga inkomezi, ribera bari mu gihugu cy'u Rwanda inkomezi, ribera buri umwe wese, abavugabutumwa, abahanuzi ndetse n'abakomeye ribabera inkomezi. Mana, ribabere indorerwamo, izina ryawe icubahiro. Gusa icyo twizeye Mwami ni uko Data mwiza hari icyo uri bukore ku bantu bumvise ijambo ryawe, kandi ubampera umugisha. Mana, nkiva ahantu badayimoni bo guhora, badayimoni bifuhe, aba bose ndabatatanije ku buzima bwanjye no ku banjye bose. Ngaho rero Mwami, iyi Shusho Media nyisabeho umugisha, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Reka tuzasubire ubutaha. Imana iguhe umugisha. Ndawakiriye.